Good to buffet. Mama gets sick of all love, nobody know JJJ. All the other Oma, you the baby man. So my potato. Cosico bell. No pajo pepe lejo. My shelly missing. I don't wanna hate you. I don't wanna hate you that you the lemon. The way by the low you take. I don't go like me fussy with another one. I don't wanna hate you. I don't wanna hate you that you the lemon. The way by the low take. I don't wanna see you with nobody, 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 no. Ain't nobody, 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 no. Oh yeah. Ooh, ooh yeah. What can I do to get your love? Girl, I give you all I got, but it's enough to you, yeah. Sure you found me, not get a part of love. That's why getting enough to you, yeah. What if you die, nothing I can do for my baby, my baby. Anytime you need to come true. Kongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu, amahoro y'Imana nabane namwe. N'urugendo rwari rurerure cyane. Uyu munsi turi kujyana ku mpera z'umwaka wacu urangira mu kwa 9. Ni channel yatangiye mu kwa 9 tariki 21 imaze kugira ibihumbi hafi 24 by'aba subscribers. Ni kubwanyu ntago ari kubwacu. Filime zigeze muri enye tubagezaho ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas ndetse n'isano y'ibihe. N'indi ya gatanu kimwe mu rurimi Faransa n'igiswahili mugiye ko ni gukinirwa mu mujyi wa Rubavu. Uyu munsi wa none hari ibintu muherutse kubona amafoto acicikanya hirya no hino, byari ibirori, byari ibyishimo. Ubundi ntibyari bisanzwe bibaho, ntibyari bimenyero, harashize igihe kinini kitari gitoya muri Musanze twumva abahanzi kwa bafatwa ngo bajye muri Reba, ari ikintu kigoye cyane. Ngiheruka ryarira ndaza kwibuka nabwo igihe ngeruka kubwa Franke ba The Bless ba Glory muri icyo kinyejana cyabo nombi heruka. Uyu munsi wa none ngize gutya turatembera tugeze ku bakobwa bari kubarizwa muri Reba imwe, basa nk'abafite urukundo bwabo, atari rwa rukundo rw'abiki gihe, ahubwo ari urukundo rw'akazi bahuriyemo kugira ngo muzika yabo irusheho gutera imbere. Uyu munsi wa none rero ngiye guhera ku muntu hariya uri iburyo bwanje aze gutangira twibwira. Wataraje taruka hunga iyo mishugu bora minduru bwihisho ngwejo ndebe ko naramuka. Urakoze, nitwa Jalisha Rangabo, nkabambarizwa muri The Rayan Entertainment. Yeah. The Rayan Entertainment music, yeah. Koriki? Yeah, ni label ikora ibintu bijyanye nyine, ni label umva ihuriyemo abahanzi kazi. Ako n'abahanzi bazaza. Ni label ihuriyemo abahanzi kazi, usibye ko n'abahanzi bazaza ikora umuziki tu ibarizwa muri Musanze. Tugusanganye na mugenzi wawe, mwari mwataramye mwahimbawe, nabonaga ari igitaramo nabanje guhagarara ndareba ngo mukameraman ngashyiraho akantu gato yananga kubara rugwa ngo mbasuhuze. Umeze neza? Hatangira twibwire. Iteka mvuga ko ngukunda sinyibasha kubigira ibanga baby. Nitwa Jenny 9, nkaba ndi umuhanzikazi, nkabambarizwa muri Reba ya Rayan Entertainment Music. Kuva ryari? Kuva muri ya minsi yashize kwa kare. Ashize nk'icyumweru. Right, mwabyumvise rero n'abakobwa ndagira ngo mwababonye uburyo bameze neza, uburyo bari gutanga umuziki. Twabanje kumera nka
ntago ari gituma ahubwo uburyo twasanze bari muri practice twasanze ari ibintu biryoshye turavuga reka tumaze tubahereza ukuntu baba bameze biragaragara ko bafite urukundo hagati muri bo. Jory na Jenny Jenny 9 muko gucuranga gitari amazina nyakuri Wase Jennifer. Yes, murabyumvise ndi hamwe n'aba bantu babiri bari kwarizwa muri Reba bababwiye ni lebo ifunguye mu karere ka Musanze nshyashya kandi yiteguye kuzamura impano z'aba bakobwa nyuma igihe kinini tutari tubiherutse nkuko nari mbibabwiye. Jory ufite indirimbo yawe n'ubundi ni gitaramo kuko twasanze muri gutarama none tugiye gukomeza twitaramire arakomera nk'uzamuye rinete abantu bakoreye no mu maso ugiye gutanya n'indirimbo yawe iri hanze dutangiye twitaramira ubundi biganiro biraba bikeya tugiye kugaragariza abantu impano mufite. Bana nushaka gukoresha iminota 5 cyangwa 4 ufite iminota 3 ngiye guhera ku ndirimbo yanjye yitwa iryamukuru iri kuri YouTube yanjye Sharanga Bujari murayibona. Agaciro kukugira inama ukamenya byakuyobeye, agaciro kukwitaho ukamenya wandagaye, agaciro kukuba hafi ukamenya kugiye kure, urya mbimenya ryari ijambo nuko ryazimbura gihe icyo kungarurira mama aha twagiye nakurinda twagiye kuri verse ya kabiri bakunyegereza bagushyiremo wenyine tugende kuri verse ya kabiri. Nanze kukuvira mama ariko sinanze kubona uri kure yanjye mama, sinshoboye kukwereka impinduka icyo kungarurira mama, nakurinda amarira nakurinda gushavura ariko amazi yarenze inkombe Yes, amazi yarenze inkombe se cyangwa niyo wavugaga ku buzima bwawe cyangwa koko ni inspiration yaje wumva ko ari ibintu bibaho? Ya ibyo ni ibintu sanzwe bibaho ariko nanone indirimbo ndi kwihemba ntago ari njye, ntago yari story yanjye, yari story y'umwana w'inshuti yanjye byabayeho, noneho ansaba ko nazayandika kugira ibere icyigisho abandi bana cyangwa se n'undi muntu byabayeho ndetse n'uwo bitarabaho bimuha isomo kugira ngo we atazisanga muri iryo kosa. Hanze umaze gushira indirimbo zingahe? Ya ni imwe gusa nakoze yitwa iryamukuru, izindi ni cover nagiye nkora to. Dukwitira agace gatoya hari indirimbo imaze iminsi iri guhitinga ngo ntayo mahirwe, akantu gato cyane katarenga na seconda 50. Ndabona ifoto ya couple yacu mfite umutima w'urukundo baby, nubwo babajwe na benshi nyamara muri bo sinjyewe, jye nawe duje amateka owe mpa mayo mahirwe, owe mpa mayo mahirwe, owe mpa mayo mahirwe Yes, Jory tugaruke ku ndirimbo yawe gatoya yitwa iryamukuru na agaciro. Wayise agaciro kukugira inama niko yitwa ni iryamukuru. Iryamukuru ni indirimbo yagiye hanze 2020 muri June tariki 14. Umaze umwaka udashyira hanze indirimbo byatewe n'iki? Ya ubundi ndi gukora iriya ndirimbo nayikoze nsa naho ngiye ndi gushaka kuyikora ngo nyitangemo nka gift kuko n'umwana w'inshuti yanjye ni story yamubayeho kera twiga mu wa 4 secondaire, noneho ntagakiri nahaba mu Buholandi,
noneho njye nyikora ndangije kwiga nsa naho nyine ndi kuyimuhereza nk'umuntu wayinsabye nshaka ko igira isomo itanga ku bana bagenzi banjye cyangwa se n'urundi rubyiruko ndetse n'undi muntu uwo ari we wese. So njye narayikoze mboneye gutrendinga igera ahantu henshi ku maradiyo. Noneho gusa muri make ntago njye nafashe nakagize igitekerezo cyo kuba umuhanzi ngo mbitekerezeho. Mbona kundaga kuririmba nkiri umwana, nkaririmba ku ishuri, ku rusengero se no mu rugo, ariko igitekerezo cyo kuvuga ko ngiye kuba umuhanzi ngo mbijyemo neza ntabwo nakakigize. Rero irandirimba iri gusohoka yarasohotse nyine numva ko ntanze ubutumwa bwanjye. Ubwo nyuma rero nibwo ko nundi ntari nagatekereje kuba umuhanzi nese nigira mu bindi. Ubwo rero aho numvishe bitewe n'ibitekerezo by'abantu comment zabo numva nanjye ngize icyo gitekerezo cyo kuvuga se waba umuhanzi nkabikora noneho mu buryo buri official. Ya niyo mpamvu nari naratinze nanjye nkiri kubanza nabitekerezaho neza. Ni indirimbo yagiye hanze irakundwa ndetse kuzamurira n'urwego kuko niyo navuga wahereye, ariko iguha amahirwe kuba wagira abantu menyana nabo batandukanye, wigaragaza nk'umuhanzi. Hari henshi twagiye tukubona mu bitangazamakuru bitandukanye, ikwihesheje noneho Reba. Iyi Reba tuyitegeho iki kuri Sharangabo Jolie mu buhanzi bwe? Ya Reba ni ikintu cyiza cyane kuko bituma uhura n'abantu benshi ndetse ukagirwa n'inama zigiye zitandukanye. Reba turabizi ko igufasha mu buryo bujyanye no gusohora indirimbo bwa audio, video ndetse na promotion zigiye zitandukanye. So ngiye rero talent ntago ari ikintu cyo gushidikanyaho kuri njyewe, talent nyifiteho. Urumva igisigaye no kubasohorera noneho ibintu bishya kwa Jolie. Sino kuduhereza. Talent irahari, igisigaye no kubasohorera imizigo mishya kandi nyine hari impinduka igaragara igiye kuza vuba cyane. Video na audio cyangwa audio nk'ibyari bisanzwe twite. Oya. Cyangwa iki cyazo nzakibaze icyo mwitega oya nanjye wabimbaza se yego nawe wabimubaza ko nanjye icyo nakubwira mwitege audio nziza ikoze neza, video ifite amashusho meza n'ama lyrics meza. Hari benshi bagusanze mu minsi itandukanye, hari ahantu twagiye tukubona kubera ko wahisemo gukorana na Rayan. Ibintu bijyanye no kujya muri Reba ntabwo ari ibintu byo gupfa kwirukira cyangwa se ngo urasinya contract utazi umuntu ninde mugiye gukorana, utazi iki n'iki, kuko bose ntabwo ari kuba bagufiteho purpose zimwe. So rero njyewe nari mbifitemo experience bitewe n'ibyo ngenda mbona cyangwa se ngenda mpora nabyo. Ntabwo ari ibintu nagombaga kubanza nirukira ngo ngende ngo mbonye umuntu umfasha, oya, ahubwo nagombaga kumanza namenya aho ngiye ni hehe. Aha muraza kubyumva neza ndi no gusinya ira contract. Ntabwo ari ibintu ntabwo yaje ngo nkiremo akagozi, ni ibintu nabanje ngatekereza. So rero kuba narahisemo gukorana na Rayan umuntu nsanzwe tubana bisanzwe, nabanje kumwigaho ndamuzi bihagije ndetse no mu rugo baramuzi. So rero nabonye nta cyatuma ntakorana nawe. Katwitega umusaruro ugaragara cyangwa ufatika mu minsi iri imbere kuri Jolie, tukabona ubuhanzi bwe bwarateye imbere, tukamona ku rundi rwego kuko nicyo duharanira kandi twifuza. Jolie, ubuhanzi ni ikintu gisaba kurara wicaye ukarara amajoro. Hari ubwo bizagusaba kurara muri studio, bigusabe kurara mu kabyiniro, bigusabe kurara muri stade mu bitaramo, ibihe byiza nibigaruka. Kandi uri umwe mu bantu ntekereza bakuze bakuranye religion muri bo. Ibi bintu ntago bizakubangamira ngo bibe byagutiranya n'ababyeyi, kuko kora muri studio karama mu kabyiniro, kuko umuntu agutumiye ngo uje kora manzu mbwire mu kabyiniro wajya kuririmbamo. Ibyo muretse kubimbaza ibyo ntago ari ngombwa ko mumenya. Gusa wenda ikijyanye no kuba warara amajoro uri gukora akazi kandi ni business. So mbere yuko mbijyamo rero mu rugo bari barabizi ko hari igihe biba ngombwa ko urugero mujya nko kuri radio ufite ikiganiro bikaba ngombwa ko utinda bitewe n'amasaha yacyo. Studio se bikaba ngombwa ko bitewe n'umwanya uhari. Ndumva rero kuko nabo bazwi akazi nangiye gutangira ntago babigira ikibazo. Icyangombwa no kuva mu rugo mbabwiye aho ngiye barabizi. Cyambere cyo ntago ari kuvuga ngo barangirira baranze umwana ufite umuco. Ntago ari undi wa mwana ndagenda ngo ababyeyi basigaye bahangayitse. So cyambere no kumenya bakamenya aho ngiye, barabizi ko ari akazi ntangiye, ndakeka nta kibazo cyaba kirimo. Irya mukuru n'indirimbo yakorewe kwande? Yakorewe kwa Mishu. Mishu production. Ya Mishu Pro. Mishu Pro niko studio production. Oya ni Unoze Music. Unoze Music. Yes, Mishu wubahwe. Tugaruke kuri mugenzi wawe Jenny 9. Ni Jenny wa 9.
oya ni izina nyine naritekereje uko nguko. Icyenda ni umubare w'amahirwe wanjye, niyo mpamvu nahise nitwa Jenny. Jenny ryaturutse kuri Jennifer, nahise nitwa Jenny 9. Ntabwo ukunda impeta ariko ukunda amaherena. Oya, byose ndabikunda. Ari impeta n'amaherena ukunda iki? Byose ndabikunda. Ko nta mpeta wambaye? Ninjye wabishatse kuyisiga. Hari indirimbo ya Riderman ivuga ngo impeta nyinshi ku ntoki nka Sadaka Bituke inzira tamba. Ndayumva nawe. Hari indirimbo ya Riderman uzi? Ntabwo nyizi, ndazumva nyine. Ndazumva bisanzwe nyine. Hari ikibazo narimbajije mugenzi wawe ngo bibaye ngombwa ukabona akazi mu kabyiniro, kuko mu kabyiniro nta muhanzi ujya amagiye mu kabyiniro kubyina kwishimisha, ahubwo aba bahanzi bose bajya mu kabyiniro bagiye mu kazi kuririmbamo, yamara guperforminga agahita yitara amaze kwisusurutsa abantu barimo. Kandi kabyiniro tuzi ko kenshi gakunda kurangira saa 7, saa 8, saa 9. Witeguye kuja muri nako kazi ukagakora cyangwa uzakwega? Oya, akazi ni akazi, ni business kandi ngiye twinjiyemo. Byagutunga wabyitabiriye. Rero kuvuga ngo ndajya ngo mu kabyiniro ngiye gukora ari akazi kanjyanyemo, nanjye keretse ari ibindi binjyanye n'ubwo ntajyayo bitamfitiye umumaro. Right, birumvikana kuko abantu benshi b'i Kigali, abahanzi benshi b'i Kigali batunzwe n'utubyiniro, kuko iyo ibitaramo hari abenshi baza mu bitaramo Musanze akava kuri stage saa 3 afite kabyiniro saa 7 ari bubyine i Kigali. Urumva ko bisaba gukora igihe tuzaba twarinjiye mu bihe byiza mufite indirimbo. Twizere ko tugiye kubabona hirya no hino muri kuri mu mafisha mu bitaramo bitandukanye. Cyane. Twagiye rero sasa n'igitaramo twitaramire, nkaya twari kumwe na Jora turirimbira, nawe ufite nk'iminota 3 yo kuturirimba. Nushaka kuvanga indirimbo ntari kambanze kumkamere kuyanjye ndaririmba ntuziye verse 1 na left. Okay. Utaratangira nzamujyana ineta abantu bakurebe. Nari fashion yuko nazongera gukunda, nakunzari wowe unzanye mu rukundo, nari nziko nahiriwe nashidutse nisanga mu rukundo ntagishoboye kwigarura, none ubu nsa nkaho ndi mu rukundo, ndi mu rukundo jyenyine. I'm alone, I'm alone, I'm alone, I'm alone, I'm alone. Yeah. Wow. Ati nisanze mu rukundo njyenyine koko se? Ni story yawe cyangwa ni igitekerezo? Espace yaje gutyo nyine ndandika. Niho yandikiye. Nibyo yandikiye. Icyo mumashyi kubona nuko Jora indirimbo ye ya muko yashyize hanze muri June. Ni yawe yashyize hanze muri June. Nibyo? Ikiri mwari mukizi. Oya, nararenze. Muri June si byose? Tariki 6 2021. Indirimbo yakorewe muri Line beat. Musanze. Kwa Mugisha, kwa G Bruce, we producer ni G Bruce, ariko nyine manager wayo ni Mugisha. BNS. Mugisha ibanda kuri gafungiza. Alright, mke ubahwe. Jenny, twakomeje dutarame tunaka nikaririmba. Oh yeah. Ooh, yeah. What can I do to get your love? Girl, I give you all I got, but it's enough to you, yeah. Sure you found me, not get a part of love. That's why getting enough to you, yeah. What if you die, nothing I can do for my baby, my baby. Anytime you need to come true, but my chalet, my chalet.
Utipitaye letineke. My baby, my shawty oreke. My baby, baby say you did call me. I said it for you. Yeah, baby say you did for me. I said it for you. Yeah, just wanna taste them, want more. Shut it. What do you give me is not enough, no. You know, say me and I go fell in love, shut it. What do you give me is not enough, no. Oh, my baby, I'm getting dry. I don't wanna see you with anybody. Oh, I'm getting dry, so let you. Oh, my baby, I'm getting dry. Don't wanna see you with anybody. Oh, I'm getting dry, so let you. I'm getting addicted, oh babe. I'm getting addicted to you. I'm getting addicted, oh babe. I'm getting addicted to you. What I have done to me, I've been there. You got me just enough day, oh. What I have done to me, oh. You got me just enough day, oh. Oh my baby, I'm getting jealous, so let you. Oh my baby, I'm getting jealous, so let you. Sasa tugaruke kuri kara kantu ni chorus niki akantu mwarimanye ho na Jolly ariko tukongera kuzamukiraho chorus. My baby. Okay. tugiye kukanyamo nanjye turabafatanya basi I'm getting addicted again. Baby, say you there for me. I said there for you. Yeah. Okay. What can I do to get your love? Girl, I give you all I got, but isn't enough to you. Say you found me, not get a part of love. That's why I ain't getting enough to you. Yeah, but if you die, nothing again. My baby, anytime you need to come true, my shawty, but if you die, nothing again. My baby, my shawty, you're again. My baby, say you're there for me. I said there for you. Yeah. Wow, kitari watanye kwiga mu mwaka? Natangiye muri 2019 biranjabuka ndabisubika nyine hanyuma nongera kwitangira kwiga 2020. Ndakuguriye kitari. Mama. Yubaho hari hose. Unaunga kingura kitari hapana kwa smartphone henzi. Uzigucuranga cyakose. Murakoze. Tugiye kuzamuka sasa n'akarimbo kamwe kakara hanyuze. Yego. Duhindurira uduhini ntacyo zagatinga Kamera mwana rwose amaze guturangaje twagiye
ese ubigenza ute ngo wibagirwe vuba ko njye nta munsi ushira nibutse ibyacu za ndirimbo z'urukundo twajyaga twumva sinyizikoza iyo nzumvise amarira azenga mu maso. I know I said no more don't narinzi ko byoroshye ukwibagirwa si vuba nukuri nabambeshye iyo nabivuga umutima wanyomoza nukuri ndacyagukunda nkagarara sinishoboye. I'm not loving you I don't wanna love sinakubeshya ndimo gushira. I'm not loving you I don't wanna love sinakubeshya ndimo gushira. hari igihe ibindengaho ngafuha nzi ko kiri uwanjye sinzi igihe umutima uzakira ko wabaye uw'abandi. za ndirimbo z'urukundo twajyaga twumva sinyizikoza iyo nzumvise amarira azenga mu maso. I know I said no more don't narinzi ko byoroshye ukwibagirwa si vuba. Alright. Jenny 9 umwe mu bahanzi bakiri batoya ku myaka ingahe? 18. Ku myaka 18 kuko n'indirimbo z'urukundo Jori yadutwaye mu ndirimbo z'ubuzima busanzwe. Yes? yego bivuze ko ni Tugi. Nabivuze ko nandika kitari gato yatunganiriye sasa. Jori nawe yagize none nucya kwirambike ku ruhande mere nk'abahuje dutere maze twiterero. Umuto ninde? Okay, ndashaka ko batera dutebe. Kubera kinje mu ndirimbo z'urukundo kiri umuto. Niba z'urukundo se njyewe nyine sinzi iyo nzumvise numva nyine ari nziza niyo mpamvu nanjye nzikunda. Bazikunda. Kajya no gukunda. Arahari. Arahari. Ku myaka 19. Ako nyine nkunda Imana. Nkunda Imana. Ngo nkunda Imana. umukunda arahari ariko akunda Imana. Nkunda Imana. we ntabwo umukunda. Wenda ashobora kuba hari ako nyine ntamuzi akaba nkunda ariko njye nkunda Imana. Umukobwa ari gutubura. Yaraga ndi gutubura. Jori iryamukuru riratinda ntirihera twitege indirimbo y'urukundo twitege none indirimbo y'ubuzima busanzwe twitege imeze zose zirahari. Mbonge nkunze kwibanda cyane kuzo mu buzima busanzwe ariko nanone ntabwo bivuze ko ntagira inspiration y'indirimbo z'urukundo nazo zirahari. Yego. nuko ngo nyine twitege iyi ndirimbo igiye gusohoka vuba ndabizi manager yambwiye ati hari akana twitege iyi ndirimbo. Indirimbo zo zirahari. Nkuko navuze indirimbo zirahari ni nyinshi. Ariko biratera uko iyo tugiye muri studio ku indirimbo ziba zihari je na manager n'abandi wenda baduha ibitekerezo mbere ko indirimbo zisohoka. Tubanza twabiganiraho tukamenya ngo iyi ngiyi irakenewe se cyangwa igeze ute so bizaterwa yuko indirimbo zo zirahari muhumure ni nyinshi. Okay, Jori urumwe mu bantu navuga nakomeje kugarukaho cyane kubw'indirimbo yawe yagiye ikora abantu benshi ku mutima kuko ni solo story nk'inkuru twavuga imeze nk'impamo abantu benshi bikunda kubabaho. Ubu none utanga ubutumwa ku bana bameze nka kuri abanga kumvira ababyeyi babo ugasanga bumvije injere yanjye cyo nababwira umubyeyi ni umuntu ukomeye cyane ndetse ni umuntu umwe ku isi. Aba ari umuntu umwe ku isi ndavuga umuntu umwe bwo urumva ni papa na mama n'umugabo. Aba ari abantu nyine b'umwihariko babaho rimwe. So rero nta wundi muntu uzabona umeze nkabo. Niyo mpamvu umuntu wifata akakubyara agufitiye urukundo rwinshi ibyo akubwira ntago umubyeyi wawe yakubwira ikintu cyo kukuroha.
so niyo mpamvu rero muri twe bitewe n'imyaka yacu turashyuhaguzwa cyane, hari ibintu byinshi bigenda bidukurura, ariko nanone ufite ukuntu ugashaka ukuntu bimanaginga, ukumvira umubyeyi wawe ukabumva, nakubwiye ngo reka iki ngiki nuko wabona ko hari ingaruka gifite, rero ugomba kumwumvira ukamuha n'agaciro. So nibyo byiza kugira ngo bitaza kugiraho ingaruka. Igihe cyo nabashishikariza muri make ni ukumvira inama z'ababyeyi bacu, tukareka kubatera agahinda muri make. Katumere nk'abavuye muri muzika. Icyo njye namwunganiraho, umubyeyi niwe muntu kuri isi uzigera ubona uzagukunda nta kindi kintu agendeyeho, ariko abandi bose bazaza kugukunda hari ikindi kintu bagendeyeho, hari icyo bagukurikiyeho n'umugabo cyane, ahubwo ugiye kugira mu byarane none hari ikindi kugira mu bane se n'abana none se mu bane ariko nyine ariko abana nakeneye n'umwana none se iyo topic niyo yopo mbonye ku giti cyanjye babaho ariko ni bake cyane, ariko nanone buri kintu cyose kigira percent, kigira level yo hejuru irusha abandi bose n'umubyeyi wawe. Ushobora reka mwenda nk'icyo ngicyo yaravuze ngo umugabo ushobora kuzana umugabo nako ushobora gukora mu marriage n'umugabo wawe mukabana, wenda bikaba ngombwa wenda mukagira ikibazo ntimubyare, hari uburyo umugabo nawe ntandi mukuru cyane ariko mbibona umugabo ukomeza akabana nawe mukamarana igihe kinini antiri munapfuye nta mwana uramuhereza, umugabo agukunda bya nyabyo. Iyi topic nzayigaruka ko nyuma y'imyaka 4 mwese muzamufite aba boyfriend, muzamura aba star muri ibyamamare, ndabizi tuzagenda tuganira ariko nyuma y'imyaka 4 tuzajyana ikiganiro kuri point kuko muzamumaze gukura. Nayubaka iyo point nari mvuze tuzayigaruka maze gukura, wayubaka no reka ariko nayo mfite experience nabikubwira, ntabwo ikaze cyane ariko nibura nakubwira urugero wandi wa mugabo ushaka mwana reka mbikubwire uraza guprovinga, reka mvuge igitekerezo cyanjye muraza guprovinga mwumve natari byo. Uwo mugabo ashaka kwihangana kuko utabyara ariko kubera ko namwubashye, urumva, ariko nanone wifashe ngo ugiye kumuca inyuma uragiye, urumva, ndakeka ntabwo yabyihanganira, urumva, yatavuta itahiwanyu itahiwanyu, urumva, utashye iwanyu ariko nyine umumama wamwiba wagira ute icyo akora cyose umumama arababara ariko arakwakira n'umwana wawe, ariko uwo mugabo wapi muri make ababyeyi nicyo kintu cya mbere bubahwe ababyeyi banjye rwose n'abandi bose bubahwe n'abanjye bubahwe. Reka ngewe umugore atabyara yabyara atabyara tuzabana kugeza dutandukanyijwe n'urupfu. Siyo sezerano Imana igukomeze muri uko kwemera kwawe. Alright Jolie, nundi tumeze nk'abavuye muri muzika gato ariko turaza kugarukamo n'ubundi akantu gato. Uri umwe mu bantu bemera ko uvuka mu muryango w'abami n'abami bashirangabo. Shirangabo ni iki? Sharangabo ni izina ry'igisekuru cyanjye. Twigarukire kuri Jenny muzi igisekuru nko kugeza ku cyakangahe? Niba ari ibindi niba ari bitanu ariko na uwase wa mushumba Nyamurinda Pauline, Nyamurinda wa bahizi wa Rubindo rwa Munyankiko. Rahatwitse twizamukire mani muturishije show mudahe show joro pima ibiro bingahe? Mbere ukakera ngiye ku ishuri kuko niho narwaraga ubwo byaba ngombwa nyine ko bakagusaga karne karimo ibiro byawe, ariko icyo gihe napimaga 48. Ubundi twari muri show ya science ya muzika, ubu ngubu twinjiye muri show ikiganiro none sasa kiri fari nyuma y'ibiro 48 urumva byariyongera cyangwa byaragabanyutse? Byariyongera of course, no urumva ku ishuri no mu rugo urumva hari different hari atandukanye joro 60 size zigezwe hari ku byo muzo none oya ntabwo byarenga 58. Je ndabona ufite 37. Ibyo bisesereza urasesereza pe kuko ndabona uri muto uri musekwaya none subwo ngubwo nawe urakabije none byari uburebure mfite iki byose. Jenny kama metero imwe na kangahe? Ndi mugufi ya cyane
metero imwe ya 65. Ikintu ndashaka kuva ni ibiro byawe. 65. Umamisi ntibakwemera. Najye muri babandi babyibushye. Oya. N'uburebure ntabwo ufite. Ubwo maze kubyibuka ubu basigaye babemera n'ababyibushye. Jere barabemera. Basigaye barabakomoreye pe. Hari ibyo basigaye barakomoyeho ariko kubyibuha sinzi nabirimo. Birimo ibiro. Ibiro basigaye bari. Njye nyikora cyane. Uzi umbona mbere. Mbere yisuwe. Subwo mva. Ntabwo nabashaga kugenda n'amaguru. Uvukanye ibiro bingahe? 5. Urabeshya. Wallahi. 1 2 3 4 5. 5. Nyagasani. Mwana yanjye kuko. Siko navukanye 2 n'igice. Niko. 5. Once imyaka ingahe? Amezi 6 niba atari umwaka umwe aho sinzi naho niba ugeze. Ko bahise bankurikiza. Ubu umwana wa kangahe mu rugo? Wa mbere. Wavukiye mu kahe karere? Mu karere ntabwo hasi. Ariko mu karere ka Musanze. Oya. Mu karere ka Nyabihu ngo. Nako ukora ko nyine ari ibintu banajemo hani Musanze n'akazi n'iki. Nanga ndakubona. Wiga ibijyanye n'iki? Ndimi n'ubuvanganzo. Twigendere mu ndimi n'ubuvanganzo sasa. Ni style yawe, sibyo? Wemera Knowless? Ndamwemera cyane. Jere wemera Knowless? Nyine ntabwo ari uwambe. Ariko nyine ukuntu bimeze. Nyine ndabakunda mukunda cyane nkiri umwana ko nanone namba uno nawe arabiza aho ari hose na Lensa. Na Lensa namwemera. Umuhanga uramukora. Arakarimba akuzi. Nzakanu gatoya. Kitwa? Naho reka ntangire kuri burya iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe. Amahirwe aza rimwe mu buzima, ayanjye ni wowe. Ntuzigere wumva ko ntago ufite ntacyo nabamomba. Burya naremewe wowe nukuri burya naremewe wowe ntaho najya ngo numve nduhutse, ntanahani najya ngo numve ngusize. Burya sheri naremewe wowe burya sheri naremewe wowe. Yes, turacyari yasho twagiye Knowless aho urinda gusuhuza ndabizi urumwe mu bantu mu minsi iraza turasohora akantu kavuye no muri kina music muri Musanze mu njyana ya Kenya trap. Arahana hagiye gushya nagiye muri studio nitege ikigoma gisha mu byumweru nka 2 biri imbere muri Kenya trap ku mutima twaye na Knowless. Kizamukiye na Knowless akarimbo ke kamwe muturishe show ubundi twirebe. I'm learning day by day. Escutangira. Turimba kakera. Yani murahuka jana. Murahuka jana. Jana kagenda. Nembe sinza kubaye. Ninkure kukagenda. Ese niki kimbwira ko uzagaruka amahoro uvi ugiye. Ninkure kukagenda. Ese niki kimbwira ko utazabona undi maze ukanyibagirwa. Ninkure kukagenda. Ninkure kukagenda. Oh
ninkure kukagenda ninkure kukagenda Alright, murakoze cyane. Ni show Knowless turagusuhuje na Clement, ariko mbizeze ko mu minsi iri imbere ikigoma cyane cyaba kiri hanze cyo mu bwoko bwa ni kinya trap. Yes, ni kinya trap. Ni trap. kinya trap ko mugongo kinya trap ko mutima Alright, yes. Joli, tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari kinumba kiri ku mutima wasangiza abakunzi bawe, ariko hagati ntaragana ku musozo munyibutse Rayan, the Rayan Music Entertainment, umuntu yayisangahe ku mbuga nkoranyambaga? Wajya kuri Instagram irahari, Rayan Music Entertainment, sibyo? Wajya kuri YouTube wayihasanga, ukajya kuri Facebook naho wayihasanga, no kuri Twitter wayihasanga. Alright, Joli, umuntu agushaka ku cyawe giti yakona kuzembuga nkoranyambaga? Instagram ndahari ni Sharangabo Joli, YouTube ni Joli Sharangabo, na Facebook ni Joli Sharangabo, hose ni Joli Sharangabo. Jenny 9, umuntu agushaka yakona kuzembuga nkoranyambaga? IG, Instagram, wandika _ebyiri, ukandika Jennifer, ugashyiramo izindi _ebyiri, ukandika 09. Yagize ibintu bikomeye. Aya biroroshye. Sibyo ibintu uzagize ndabifashe. Nk'umuntu mbonye agahita nkunda, biramworoheye aravuga. Okay, _ebyiri. Jennifer. Uturongo tubiri two hasi nyine. Uturongo tubiri two hasi. Ugiye kwigisha abantu ngo baze bagukurikirane kuri Instagram. Uturongo tubiri two hasi. Jennifer. Nanone uturongo tubiri two hasi 09. Facebook nkoresha Jennifer 9. Nibyo byonyine. YouTube channel. Iyo mfite ndashaka kuyiproving iriya ndayireka, ndashaka gufungura nta mpamvu ko twayimenya. Hari ubutumwa wumva wasangiza abagenzi bawe, abantu baguteza amatwi kuri muso none, hari abafanizi wari usanzwe ufite, hari n'abantu ugiye kunguka muri iki kiganiro dukoze? Yego, ikintu nabasaba ni ukudushyigikira nka Rayan, nka The Rayan Music Entertainment, bakadushyigikira. Kandi ikintu twabizeza, tubazaniye umuziki mwiza. Kandi ikindi ntabwo mvuze ko abandi wenda ikintu ngiye kuvuga kijyanye na discipline bataba bagifite, ariko twebwe ibintu byacu turashaka kubishyiramo discipline cyane. Mu bwenge. Kuko ubumenyi bwo murabufite muri muzika. Joli, hari ubutumwa cyangwa se hari abafanizi wari usanzwe ufite? Ndatekereza ikintu kiganiro. Kaburetse gatoya, ndashimira n'ababyeyi banjye, mama wanjye n'abandi bose baba baramfashije kugeza aya masaha, kugeza kuri uyu munota. Bose baba baragize mu ruhare ngo Jenny naye namenyekane. Namwe ndabashimiye ko mwaduhaye ikiganiro. Alright. Yes, channel yitwa Iris Rwanda TV. US. Iris Rwanda. Iris. Ego ndabashimira Iris. Joli, hari abafana wari usanganwe, hari n'abandi ugiye kungukira muri iki kiganiro, hari icyo wabasangiza? Ndabyibuka dukirana ikiganiro bwa mbere, urabyibuka? Bwa mbere nkigera imbere ya kamera. Nacyo cyabaye cyiza, kino mu biganiro byiza byarebwe. Kiri mu biganiro byiza twagize byarebwe icyo gihe, kandi tunashimira kuba wongeye kugaruka utaragiye ngo uhere, kuko hari benshi twagiye dukoresha ariko abashaka muri muzika kuri musi wa none ntubukibabona. Hari ubutumwa rero wumva bugufite ku mutima wasangiza abafana bawe, ukagira icyo basaba mu rugendo rwa muzika? Yangiye icyo nabasaba mbere ngize kuri Iris Rwanda hano, ntago nakabigemo mu buryo buri professionnel, ariko ubu ngubu naje neza, ngiye gukora ibintu byiza cyane, mbahisha ibintu byinshi. Cyo nabasaba ni ukudushyigikira, bakareba ibihangano byacu ndetse bakabisangiza bagenzi babo, kugira ngo tubashe kugira tubashe gutera imbere natwe, bakunda iby'iwacu ndetse n'abiwacu, kugira ngo natwe tuzagere kure. Ikindi nababwira, tubafitiye ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Twe icyo tubasaba ni ukora kujya badufollowinga kuri izo mbuga twavuze, ukareba ibikorwa byacu tugenda dukora. Murakoze.
Yes, ukeneye kugana iyi lebo, ufite umuntu ufite impano cyangwa se ukeneye aba bahanzi kugira ngo ugire icyo ubunganira muri muzika yabo. Hamagara nimero ya manager 078 98 42 07. Niyo mwayifata mu mutwe. Yego nge narayifashe 0788 Alright, bamwita Parfait. Niwe manager wa Rayan Entertainment. Icyambere n'ubufatanye musanze dukeneye kwibona ku rundi rwego kandi twizeye yuko ubumenyi baba kwa mwafashwe mugiye kutugeza ku yindi ntambwe tukazabyishimira nyuma y'ejo bukeye bukongera bugaca. Dushimira abafatanya bikorwa bacu barimo umubasha Forward Invest. Cyubahwe kambivuge neza nitonze. Mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dushimire Forward Investment Group bakora ikinyobwa umubasha n'ijambo umubasha bakora mu gashangiro ni divine nziza igezweho usoma ibintu byose bigacamo waje kuri stage wakora umuzika y'abantu ukahatwika hagashya kongera hagatokombera abantu turaganayo neza. Yes, dushimire BNB Glass Bed and Breakfast mu kizungu. Ni hamwe mu hantu hafite apartment nziza hasi no hejuru ushobora kujyayo ukararaho ukarya neza. Hani muntu nayira habera abantu bari gukora ubukwe muri iyi minsi turi kubitaho. Dushimira abantu bo kuri Organo Villa Paris naho ni mu kizungu, naho ni restaurant ya mbere ikomeye kandi henze mu karere ka Musanze. Susa Garden naho wanyarukirayo habera n'ubukwe muri iyi minsi barakwakirana yombi n'abafotozi bacu zahabasanga baguhereze ku mafoto meza kandi akunzwe anagezweho. Nibagiwe bande Ripia Restaurant munyoye kuri Ripia babahe twatekawe murye cyabasengere munye kuri Ripia buri kimwe cyose kirahari kuri buffet. Ni imwe mu restaurant meza akomeye hano mu karere ka Musanze ari imbere ya ADPR Muhoza. Ukeneye kuri filime zacu zakunzwe sura Iris Rwanda TV urebe filime Ikiro cy'urukundo isohoka kwa mbere no kwa kane, usure isano y'ibihe isohoka buri kwa gatandatu, usure urebe Silent Kira isohoka kwa kabiri no kwa gatanu. Ubundi n'ibindi biganiro tugenda tubavangiramo gusa mbizeze yuko aba bana ubwo bazaba bashize mbisa abana kubera ko ndi mukuru kuri mwe navutse nahatanze ko n'izuba birancitse kuvuga ngo abana kandi nibutse navuze abana ariko aba bahanzi bacu nabo gushigikirwa uri muri Amerika uri muri Canada Australia ahandi hose uri mu kindi gihugu ukeneye kubana n'aba bana ni kuri watwandikira twabakugezaho wakwandikira boss wa kuri nimero twaguhaye wababona ariko mbasezanije ko mu byumweru bitatu biri imbere ubwo igihangano cyabo kizaba kiri hanze umwe muri bo tuzongera tukabamugarurira kuko icyo namaze ko nacyo nuko bari gusenyera ku mugozi umwe. Dushimire muki kuri kamera Deidos kuri kamera abo bose nabadufasha kugira ngo ibiganiro byacu bigende neza. Imana y'amahoro ibane nawe.